murakoze cyane. Ntanzi ikaze ku baje twatangiye, nubwo tudateganya gutangira turahora dutangira bitewe n'ibyiza byateguwe. Jewe uri ku mukondo ndi Rumaga, mpamagaye Rumaga mwitaba u Rwanda ruzira umwaga, simbura n'abakobwa cyangwa abahungu bakunda kunshoza, ugize gatatu burya mba ngenda nkwitaba imfizi y'urudodo. Iryo ni ishyo rya data bigira igisobanuro kindi wenda tuzagarukaho. Nkagira iningwa ndi dukokora tw'abakogoto, ruti rukaraze nk'urw'ibigembe, nkaba imfura ikunda ibajya inama zubaka, namaze byinshi burya ntimumbone gutya, imbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo, nimanye ibitabo bazatsinda, batahira batatanye batinya kagwe bugondo, ako nk'abandi bamba ntikankorana mu bitovu bakuriza banyita kagwe, nanjye ntindakagwe bugondo, karasa wishahunga wagoshaka gusharura, ndikombe ry'abarasha umurashi cyane, mu kurasa mu kuzibukira, koga guca umuvumbi, ibyo nibyo nsoje muri kaminuza ya Rukara, ariko cyane ngira ubupfura bw'igiheta y'icyatsi nyambarira icyo, namaze byinshi mu bitare byavugiza, nimanye inkomere inkuba zihinda, inkongoro zibona amagambo yageze iwandabaga, nkoze mu murongo nzibuza amaronko, zitatana zitotomba ziti no si umukogoto ahubwo ni umutererano, nagenda nkagera kure, ariko nagira ngo muze kumenya mwataramanye ari we, mumpe ikaze nanjye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Dukora ubusizi uyu munsi twita ngo ubusizi bw'ikiragano gishya, bitewe n'uko hari ubwoko bw'ubusizi dushobora gukora bukumvwa n'uwabusize gusa. Hari ubwo rero tubigira abantu bakagira ngo kukinisha imoso indyo yabaye iki. Umugabo aramajije ngo kukamira ibumoso, arasubiza ngo muzi nkama ya rubanza ki. Natwe rero kuba tugerageza gukoresha ikinyarwanda cyumvwa na buri umwe, ntago ari uko tugowe cyangwa tunaniwe no kuba twagira ibyo duhanikaho, ahubwo tubikora kugira ngo nibura abo tubwira babashe kumva ibyo tuvuga mu rutirigongo nibura rw'ibigari, ibije kubisoba tuba ari byo tuza kwikiriza. Kubw'iyo mpamvu rero ngira umuhungu ni gahenda mu kinyarwanda, mu nyemerere muhe ikaze, mwumva inganzi ikuze, mwumva inganzi ifutse, ntago yakirwa n'ijwi ryanjye ahubwo azira mu mashyi yanyu. Ikaze ku rubyiniro Gahenda. Banje kwibwira n'abatanzi, ndi Gahenda kahinze cyuma kiranye ihindi cyanzwe kambere marime cyago n'urugoma, nuko ikivanye macyaro hinga nsesekara mbere y'ikinyamatetse, ubwo nyikanze y'ikinga ku nkingi yakindi kizinkindi ngakunda ngira injiji, ubwo rutemikiye rwa rwoga biri byakombe musoka icumu ryangamba, nimwe cyacuzwe n'izo hejuru munza rw'inkingi nkaba uko nakari musotse yisekora hasi arakobana nk'abandi nwanganiye senyi muri kimbaga, bati kurya bakwita kuri nakuri. Ndi Gahenda mu kinyarwanda, ndi umwega muzira mwaga umwega mwikura haga muganza wesha mu Afrika yagiye sheje mwene muhaye mubwira nkano z'indwara z'ishyanga. Nuruka mu muryango w'abega mu nzu y'Abahenda, abagesera bambyariye mama bakunda kuvuga ko ndi Gahenda katsinze ikinyoma. Maze rero buriya nahoze hano hanze numva ukuntu batarama, ndavuga nubwo byaryoshye haraboramo itafari ryanjye. Rero itafari ryanjye rifite impamvu, mbere yuko mbabwira iryo ari ryo, niba ari munyo rukarakara muraryita uko mushaka, mere ku mpamvu y'iryo tafari muri bubyumvemo. Buri muhanzi wese, umusizi cyangwa umwanditsi, kuko umusizi akunze n'ubundi ni umwanditsi, nagize igitekerezo ndavuga se nako sino kuvuga ngo ni igitekerezo cyese kinza mu mutwe ako kanya. Hari umusaza umwe wigeze gutanga umukoro, aravuga se bana ba ko numva mujya musubiramo imigani ya kera, kandi imigani gana kariho muhamugana iki iyo ngubu kuki mudahimba imigani y'ubu? Icyo kibazo habura ugisubiza. Undi nawe ashyiraho umukoro ati ese ko numva muvuga ibintu by'ubusizi kaza mukavuga ibitekerezo biraha ko tutumvamo amateka, nguko ko ingoma y'izi zindi ubutware yaje. Rero ingoma y'izindi ubutware murumva ni ingoma, ndabubakira uko igitekerezo cyaje muri make. mwasomye amateka nkanjye yo nasomye aho nagereje ku myaka yanjye,
nabonye barimo bandika ku bisigo mu bitekerezo bavuga ku ngabo, ubutware bw'ingabo, ubutwari bwazo ku rugamba, umwami. Ariko sinzi niba imbere aho ntaragera biriyo, ntabwo nigeze numvaho barata ingoma. Kandi buri ingoma murabizi abakuru kundusha niyo yari igize igihugu, nubwo umwami yatangaga habayeho ikibazo runaka, iyi ngoma yabaga ikiri mu maboko ya bene cyo ari b'Abanyarwanda, igihugu cyabaga kigitekanye. Bavugaga ko iyo ngoma ishobora kuzimya undi mwami. Maze rero kugira ngo dukorane neza, nta muntu utarama wenyine, hari akantu nshaka ko twiga. Nk'uko nyine mubizi, nta muntu gutarama, baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kimwe si ishyamba. Rero mu gitaramo niho byisobanura neza, ntawe utarama wenyine. Umva inshuti yanjye, nshaka standi, nshaka kuyikorera. Nta muntu utarama wenyine, niho nari ngeze. Hari akantu nshaka kugira ngo dutaramane twese, namwe mumfashe. Murakoze. Abantu benshi baririmbye muri korali, abandi baba mu matorero. Hari akantu kitwa amashyi. Ndagira ngo mushyushye ibiganza murye. Mushyushye ibiganza twiga amashyi kugira ngo bize kuryoha neza. Tugiye kwiga aya mashyi, ngire gutya. Noneho kugira ngo gushoreza ayo mashyi nzajya ngira ntya. Ngewe nzajya ngira ntya, namwe mwikirize muti. Naho rero. Bakunzi b'amateka, cyane cyane umuzi w'u Rwanda, murame cyanzu mabwire ingoma y'izi zindi ubutware. Hambere u Rwanda rukiri irobe, izina ry'inka rikiri inyoge, urusengo nyamiringa rukiri ingabe, abanyagihanga bakiri ku ruhembe, u Rwanda rutararenga itengerana, Gihanga ribambuye arabanza ati gaba ganza agagaza, nibwo haje ingoma ikura urusengo. Ubwo ingabe rwoga igifata inteko, nibwo yaje kwiga bizimugu yagura inkiko, ababonye ibigwi byayo bahita kimiza izindi, si ukwivuga yivenya imiravumera, yiga bizimugu zari amahanga, izinyaga itobanure zigira u Rwanda. Ubwo izindi ngoma nyeba ziranuma, zubamira rwoga zose uko zingana, zigira Gihanga umwami utwaye abenshi, mbese mu biyaga igareberera rwoga, nuko nayo yizira umurishira ategeka biratinda, imitaga iracindira ataha, Gihanga aratanga, abami bakwanwa ubutware baracuranwa, ubwire bukubita inda hasi, muruza zirivuga ziravuga zivumerera u Rwanda. Gicurasi cuni hari ricura umwijima, cyumwera atemba imbanga fukoye n'ingoma, aho kwirasanira akura ingoma zizamuzonga, rwoga itaye ubuhinzi ruri rw'icyuma biradogera, kimwe umugizi mukarwoga imana izimira, ubwa gitandira u Rwanda rurashinjagira. Ubwire bwaratinze umuseke usubira kweye, ingabe nshya yimika umutoni w'abaganzu, indamutsa zivugizwa nanga amadumbu, imfizi zirivuga imbyeyi zisubira ivumera, rubunduka ibahinda mu karago ati gaba, niyasibira ati ganza, arongera ati agagaza. Ubwo nyingi ya cyizere karinga irakundira, aramvuka irere itwara ingabo n'ingoma, ubuduha bw'umuri icyo gihugu butwara u Rwanda, karinga itwara ibisumizi biratsinda. Ngiyo karinga iratsinda, ngiyo karinga iratsindira mu Kibunyabungo kwansira ubutware n'ingoma iraburara iratsinda, niyasibirikanira ukwimubisha bugara, ubutware n'ingoma iraburara iratsinda, nta mutaga ucitse karinga yigabiza ababanda bo kandi bitwa bene ubuho, mu butware n'ingoma by'ubukonya ntiyararama iraburara iratsinda. Bureye karinga yikoma abaturanyi, kibaye n'ubunyambira ingoma zaho ziraribora, ubutware n'ingoma iraburara iratsinda. Ngiyo karinga ibigoye n'ubwisha zarema icyago n'urugomo, ubutware n'ingoma iraburara iratsinda, nuko igihugu gisubira mu mbeko kubw'iyo ngoma iganje izindi ubutware. Ngiyo karinga iratwara,
ngiyo karinga iratwara, karinga itwarira Mutarose Mugeshi, mutwara inka n'ingoma n'izicamo amaziri, karinga ikomeza imbere itwarira abami, itwarira ingabo n'ingoma byagura u Rwanda, Kigeyo Nyamuheshera isingiza ubutaretsa. Ngiyo karinga iratwara, ngiyo karinga iratwara itwaza ubutware Rugabisha birengera, komeza itwaza ingoma n'inganzo rw'imanza, rwikorezi rwa Makara mutwaza ikivara cyusa, Kirima Rujugira bangurira ndabarasa, Kigeyo nawe aranze umuzi w'u Rwanda. Karinga kandi irabimika, karinga yimika Mibambwe hose nabyo, irasabwa byirihima y'uwo Gahindiro, isubira isigwa nk'abayimika y'uwo wa Gahindiro, isubira isigwa nk'abahima Mutara Rwogera mutwara inka n'ingoma yeza bare barashya. Karinga niyaherera hiratirwa ibigwi biratinda, karinga yasizwe nka bikiva imyaka myinshi, karinga yabaye ubukombe yimika abami, umwe kuri uyuzuye indasagwa ku mubiri, aho kwa Cyenge bayihekirwaho bwakurana. Ntibyatinze Rukaya babisha inkotanyi cyane, abambukana intambara ndende atigaba, niyasibira atiganza, arongera ati agagaza. Inkingi ya Cyizere ikomeza kugwiza ibigwi, karinga imutwaza ibitero by'ingomba abagabo. Ngiyo karinga mu ndorwa baroga, ubushe bw'u Rwanda rubohoza. Ngiyo karinga na Rukaya babishirebwa, bahosha imigambi ya Ruginica biragwitsa nziye. Nguwo ruhashya mu kwa karinga bibasira Nkoronko Mutora Muganza, bashinga inkota ibuguru barengagiriza Rugigana. Karinga ikomeza kugwiza ibigwi hamwe n'inkotanyi cyane, ntibazarira gutera ubutembo barabuganza, Muvunyi wa Karinda arajumarirwa. Karinga ikomeza gukwirakwiza ubwoba mu zindi ngoma. Karinga irazinyaka, ngiyo karinga mu mato y'indere n'imujya abasare baturi butaretsa baterijwe. Kwa Kabego karinga ihanyaga ingabe ebyiri, ruca abagome na Nibushubazi hakirwa karinga. Ngiyo karinga bushubi na Gashwire yarimo icyago n'urugombe, ingoma ingirwa ngabe zahizitsembana n'abazo. Ngiyo kandi mu Kanywiri rihagarara kubika n'ingabo z'u Rwanda zigira ingoma y'ibigwi, abanyabungura batera bacura inkumbi. Ngiyo karinga iratera, karinga igaba ibitero isubira kwijwi kwa Nkunde yisanga ishovu, ibushubi Kidogo na Rusozi hasiga inkuru igeze inkora imenesha imigogo nyankore, igarika ingogo imbunda zibabana ibifuma, iganje izindi bahimba Mutukura bendeye kubinyita, yarimbye kubwo kwiharira insinzi. Karinga niyahereye aho guhekera u Rwanda, Mibambwe wa Rutarindwa koma yomba ati ganza agiriza tsinda amahanga. Yima karinga yimye bagahatsi, ikambere mwabo hacura amahari. Ngo Rutarindwa yimura umurwa awugera urushari, barasakirana haramuka inzigo. Karinga n'umwami nzibamiriraho, nuko impuruza zisubira ivumera ku bw'ibyo byago bibaye mu Rwanda. Umwami rw'Abasinga yanze kuguma, aterekera Nkingi ya Cyizere azukayo, izo uburangare bwa bundi Kirimbye ndasaga umubiri wa gitukura bikivuga ibigwi byayo. Imutwaza ubutwara aracuka arima Rwezamare, bakomeza kuyisingiza buri gitondo mu mashya tatati. Gaba ganza agagaza. Mutukura yeshe benshi kizimbaga, ibigwi byayo byanze zimira, n'ubu turacyasingiza iyo nganje. Karinga yahize izindi ubutware. Rigahenda mu Kinyarwanda. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri Gahenda mu Kinyarwanda. Imanukire ndaza kukuvuga. Sinzi niba mwumvishe hari cyangwa mwasobanukiwe ibyo yavugaga, cyangwa biri bukenere n'ubwikiriza. Yavuze amateka y'igihugu mu busizi yose binyuze mu ngoma. Ubundi impamvu bavuga ngo umwami yima ingoma, ingoma itangwa n'Imana, niyo mpamvu uyimye yitwa umwami. Ni umuntu uva ku Mana, ni ukumanuka kuva ku Mana, nibyo bikugira umwami. Imana rero itanga ingoma ku mwami, ingoma ikaba nk'imfizi ikimya umwami, umwami akayihaka, natwe rubanda akaduhaka. Niyo mpamvu bavuga ngo uw'Imana yimirije ingoma ahaka rubanda nyine. Ukumva kanaka ngo yagiye guhakwa kuri kanaka, ntabwo ari ikibi, nuko kwinjirwamo n'indimi mpuzamahanga cyangwa n'indi mico bigenda bibyanduza. Wampaka nkaganduka igihe ufite icyo ndusha, nanjye nkaba naguhaka mu bundi buryo igihe mfite icyo nkurusha. Niyo mpamvu nyamukuru rero mumpera amashyi menshi cyane Gahenda. Maze rero
nakomeje kubona amarenga yanyu mumbwira ngo ese ko nagiye mbona umwe umwe ubundi byanzu byaje, ariko igisubizo reka nkibaho ubu ngubu ni yego, ibyanzu birahari, ariko ntago n'ubundi n'abaje baje baza bihagarariye, baje baza bahagarariye ibyanzu. Ariko munyemerere muri uyu mwanya ngiye kubashoza mu buryo busa n'ubutangaje. Harya iyo ugiye kuri butiki cyangwa mu igaraje cyangwa mu kabare cyangwa ku isoko cyangwa mu ruganda, ukagira icyo ugurayo cyangwa icyo uhahayo, iyo utanze amafaranga baguha iki? Ndagira ngo tugendane. Iyo ugiye kugira icyo uhaha, iyo utanze amafaranga baguha iki? Iki? Ntago ndi kumva kandi nataramanye n'abantu. Iyo ugize icyo uhaha ku mucuruzi utari ruhurika wa wundi w'ukuri, ukamuha amafaranga yawe utemereza kunyonge kurya, ukamuha amafaranga yawe utinsukiramo ibitembabuzi imodoka yanjye ibashe kugenda, iyo umuhaye amafaranga yawe waguha iki? Iki? Impamya fagitire baguha ibyo wahashye. Iyo amaze kuguha ibyo wahashye, noneho ni ikihe cyerekana yuko wahahiye kwa kanaka? Inyemezabwishyu mu Kinyarwanda. Mumbabarire mwiha amashyi ku bw'icyo kintu. Ngo impinja zikuze zije inaha zaje zishaka gutwara agakomeye kose. Ubwo ndavuga abazungura, kuko abazungu ntago ari abantu bose. Abazungu nabaje kuzungura babanje. Bageze inaha rero ngo babonaga nk'akantu k'agaciro, bakagenda bakagataba, barangiza bakarenzaho itaka. Utwo tuntu turagenda tuba twinshi mu gihugu. Basubiyeyo babwira bagenzi babo bati, umunsi mwageze muri kiriya gihugu, kugira ngo muzamenye yuko hari icyo twazigamye, mujye mugenda mureba utuntu twagiye tugira gutya na dutya abanyarwanda babonaga bari imigina, musese muzaruramo imbere. Utwo tuntu batwitaga sondasi. Ako rero namwe mukaguyeho, muranzunguye n'impamo, ni fagitire, ni inyemezabwishyu. Umukino ugiye kubanza, umukino wateguwe n'ibyanzu, ugiye kuvuga kuri ka kapapuro ka kandi ushobora kubura, wasubiza ibyo wahashye ku isoko bakakubwira ngo ntago ari hano wabikuye. Ka kandi ushobora kubura, ukaba hari ibintu utabona. Abakenera amafagitire murabizi, uyu munsi usigaye uhabwa fagitire, ejo bakaba baguhamagara kuri telefone ngo uri umucuruzi mwiza, akira. Nyogokuru yakundaga kunyegera agahita nkubita mu karyamari. Njye narakisa akabyaramari ahubwo, kuko ntago kayiryaga ntayo nagiraga. Atakira. Ako kantu rero niko nshaka ko tuganiraho. Umukino tugiye guheraho twawise fagitire cyangwa inyemezabwishyu. Byanze umwe, umwanya ni uwanyu. Karibu ku rubyiniro, mubakire neza mu mukino wa mbere tugiye kubanza witwa fagitire.